Niba mu kabati kawe huzuye amavuta menshi cyane ariko ukaba ubona ku ruhu rwawe umusaruro ari ntawo, ushobora kuba udakeneye andi mavuta ahubwo ukeneye kumenya uko ayo mavuta yawe bagenda bayakoresha, uko bayakurikiranya, uko bagerekeranya ikintu ku kindi, umwanya ikintu ukwiye kugikoresha, umwanya udakwiye kugikoresha. Mbese iyi video ni wowe nayikoreye, uyirebe kugeza ku musozo. Uraza gusoza wamaze kumenya neza amakosa urimo urakora agatuma uruhu rwawe rutaguha umusaruro kandi amavuta uba wayatakajeho amafaranga menshi. Ni mu kanya, ntucikwe. In a world where beauty's prized, Yaqueli's here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Kugira product nyinshi cyane muri routine yawe ntabwo bivuze kugira uruhu rwiza. Iyo ufite amavuta menshi ariko utazi ukuntu bayakoresha, utazi ukuntu bayagerekeranya, utazi ngo aya ngaya iyo uyakoreshanije n'aya bibyara iki n'iki, bituma uruhu rwawe uhora urujagaraza wowe utabizi. Mu ngaruka zizakubaho nukomeza gukoresha amavuta nabi, nuko uzakomeza kugira ama irritation. Gushize muri video iherutse twarabibonye ko iyo inflammation ari nyinshi n'ama dark spot yiyongera. Ikindi kizakubaho nuko amavuta amwe azakansoringa andi. Usanga uri gukoresha amavuta amwe yaraciye intege ayandi, nubone umusaruro uwo ari wo wose. Ikindi kizakubaho nuko amavuta amwe ashobora kuzakwanga, kubera ko uruhu rwawe kuzayihanganira bizaba bigoye nyine, kuko barrier yawe, uruhu rwawe rwo hejuru ruzaba rwaratangiye kwangirika. Ushobora gukoresha uduproduct twawe dukeya, aga cleanser, moisturizer, aga sunscreen, na nijoro wenda ugakoresha ukongeramo aka treatment runaka, bikaguha umusaruro kurenza wa muntu ukoresha umurundo wa product mu mwanya umwe. Rero ibintu bya skin care bisaba ube ubizi neza, bisaba ube ufite ubumenyi, ubone kurundarunda product. Niba nta bumenyi, ikoreshereze basic. Routine yawe ibigizwe n'utuntu tw'ingenzi gusa. Muri skin care routine, pH ya product hamwe n'igihe uyikoresha ni ngombwa cyane kubyitaho, kuko ingredients zimwe na zimwe cyangwa amavuta amwe n'amwe agira pH runaka. Tuvuge nk'ama vitamin C akenshi uzasanga agira pH iri hagati ya 3 hamwe na 5. Rero iyo ukoreshejeho n'andi masabune, ndatuvuge ko akundi nirirwa mbabuza amasabune atari meza ku ruhu, iyo ukoresheje ayo masabune ukarenzaho na ya vitamin C ifite pH no, pH yimwe ishobora gutuma indi itagukorera. Niyo mpamvu muri skin care ari ngombwa kumenya ngo ibi bintu birajyana cyangwa ntabwo bijyana. Ikindi, hari product ukoresha mu gihe runaka. Tuvuge niba ari retinol ugomba kuyikoresha nijoro, niba ari exfoliation toner ukazikoresha nijoro. Vitamin C ibyiza ukayikoresha ku manywa kugira ngo ize kukurinda za ngaruka z'izuba na za ngaruka z'ama free radicals. Ni ukuvuga ngo muri skin care ni ngombwa kumenya ikintu ugikoresha igihe iki n'iki kugira ngo kiguhe umusaruro uyu n'uyu. Hari n'izindi product bisaba kuzikoresha ari nkeya muri routine. Tuvuge niba ushaka gukuraho dark spot, ntabwo ari byiza kwita ufata ngo ukoreshe toner zikuraho dark spot, serum zikuraho dark spot, sinzi creme zikuraho dark spot. Ntabwo ari byiza ngo uhite uzikoresha byose mu mwanya umwe. Biba byiza iyo ufashe active imwe ukayikoresha muri routine runaka, indi active ukayikoresha muri routine wenda ya nijoro, gutyo gutyo ukabanza ukareba ukuntu uruhu rwakira ibyo bintu uri kuruha. Iyo ukomeje kurundarunda product, umusaruro nawo uba mukeya. Ikindi ugomba kumenya nuko muri skin care hari ibintu bitavangwa. Urugero, niba ukoresha ama AHAs and BHIs, ntabwo ari byiza ko ibyo bintu babikoreshanya na vitamin C. Ntabwo ari byiza ngo benzoyl peroxide ukoreshe rimwe na vitamin C. Ntabwo ari byiza ngo salicylic ijyane na vitamin C. Ntabwo ari byiza gukoresha exfoliation ebyiri muri routine imwe. Niba ukoresheje exfoliation toner runaka, ntabwo wemerewe kongera gukoresha indi exfoliation. Niba uri wa muntu ukunda result zihuse, ukunda gushaka ko uruhu rwawe rwahita rusa neza, ntabwo bizaguhira. Ikindi utagomba kuvanga ama retinoid
n'ama acide aremereye. Ama acide aremereye ubwo hazamo za AHAs na BHIs, hakazamo na vitamin C nayo ntabwo ikorana na retinol. Uretse za hyaluronic acid, izi zigufasha kongera amazi, za niacinamide, bene izo ngizo zo nta kibazo bazikoresha na retinoid. Ariko izindi acide nyinshi mbere yo kuzikoresha banza ubaze. Ikindi utemerewe gukoresha mu mwanya umwe ni gukoresha ama antioxidant menshi mu mwanya umwe. Ugasanga ukoresha vitamin C, azelaic, niacinamide, mbese ni ukuvuga ngo niba ari antioxidant hitamo imwe cyangwa ebyiri. Kurenza nanone imwe ishobora guca intege indi ugasanga nta musaruro ubonye. Ibyinshi mu bintu dukunda kuvangavanga byongera irritation aho kugira ngo bitange umusaruro ku ruhu rwacu. Niyo mpamvu ukwiye kwitondera skin care product kuzivangavanga. Niba unakunda mukorogo, hari ibyo uzavanga usanga uruhu rwawe ruzanye amabara, usanga uruhu rwawe ruri kukurya. Ntabwo ari byiza kuvangavanga ibintu utari wamenya neza ngo ibi biravangika, ibi ntibivangika. Nanone indi mpamvu ituma umusaruro uba nyene kandi ukoresha amavuta meza nahenze ni kwa kundi uruhu urarucanga, rugira confusion, nturumenye ngo ni iki uyu muntu mu by'ukuri akeneye. Akeneye antioxidant, akeneye kurepairinga barrier yiwe, akeneye kubrightening, mbese uruhu rwawe urarujagaraza, ntabwo rumenya ngo ni iki uyu muntu akeneye. Iyo uruhu rucanze narwo ntabwo ruguha umusaruro wifuza. Ushaka kurepairinga runo ruhu rwo hejuru ugakora na exfoliation mu mwanya umwe, bivuze ko inflammation icyo gihe ziyongera. Inflammation kandi iyo uruhu rwawe rufite ama inflammation ahoraho, na glow ntabwo ushobora kuyibona, ahubwo uyibona ku muturanyi cyangwa ukayibona kuri social media abandi bari kugrowing, ariko wowe grow ari nayo. Kubera iki? Inflammation ziracyari ku ruhu rwawe, ntabwo uramenya kuzikontrol. Hano rero hari amategeko ukwiye kugenderaho igihe cyose uri kwisiga cyangwa igihe cyose uri kugerekeranya skin care product. Tuvuge ama toner, serum, creme, sinzi ama essence, ibintu nk'ibyo ngibyo igihe cyose uri kubigerekeranya, aya niyo mategeko ukwiye kugendera. Itegeko rya mbere ni active imwe muri routine. Niba ari ku manywa koresha actives imwe ntuyirenze. Itegeko rya kabiri, hydration iruta kure gukoresha treatment. Guha uruhu rwawe amazi bikurutira kure kuba wakoresha product zikuraho wenda iminkanyari cyangwa zikuraho ama dark spot, birabiruta. Niba ushaka ko uruhu rwawe ruryoha bya nyabyo, uzakenera uruhu rwawe kuruha hydration, kuko burya iyo uruhu rwawe rufite amazi ahagije n'amavuta yinjira neza mu ruhu, iyo minkanyari ikaboneraho ikavaho, yaba izo dark spot zikaboneraho zikavaho. Niba ushaka rero uruhu rwiza, ita cyane kuri hydration. Ikindi ugomba kumenya ni uko sunscreen ari ngombwa cyane ku manywa. Igihe cyose wakoresheje ama actives nijoro, cyangwa igihe cyose uri gukoresha amavuta akesha, cyangwa igihe cyose uri gukoresha ama acide runaka, ama actives runaka, sunscreen ni ngombwa waba wayakoresheje cyangwa waba utayakoresheje, kuko sunscreen izakurinda kuzana ibyo bidomo, izakurinda ko uruhu rwawe rwasaza vuba, izakurinda kuba uruhu rwawe rwakwatakwa na kanseri y'uruhu. Sunscreen izakurinda ibintu byinshi cyane byakabaye byangiza uruhu rwawe. Sunscreen uretse no kukurinda imirasire y'izuba, uretse no kukurinda ibyo byonnyi, izanakurinda ko uruhu rwawe rwakwangiza n'iyi mirasire ya telefone yawe. Urumva ko sunscreen urayikeneye, yaba mu mvura, yaba izuba ritavuye, yaba izuba ryavuye. Sunscreen ni ngombwa niba ushaka kubona ya mavuta yawe aguha umusaruro. Irindi tegeko ugomba kumenya ni uko routine irimo ibintu bikeya iruta cyane routine ijagaraye irimo akavuyo kenshi cyane. Kubera ko routine irimo utuntu dukeya, uruhu ruragenda rukayimenyera, nayo yindi irimo ibintu byinshi, uruhu narwo ruyoberwa ngo ni ibiki uno muntu turi bumukorere. Ni byiza cyane kumenya ibi ngibi birakenewe, ibi ntabwo bikenewe, ibi ni ibyo nshaka gukura ku ruhu rwanjye, ndashaka uruhu rwanjye ruse gutya. Ukamenya
intego ufite. Skin care ubundi ikora iyo uzi ibintu urimo ibyo ari byo. Ubutaha tuzareba uko wakubaka skin care routine ijyanye na skin type yawe. Niba utari wamenya skin type, ugende umanuke hepfo ukuntu skin type wayimenya kugira ngo video izakurikira itazagucanga.